isi dutuye n'ubuzima tubamo n'urugendo rurerure, ruba rurerure kuko uyirambyeho cyangwa rukaba ruto kuko uyivuyeho vuba. Njye ndi Furaisha, nakoze indi imfubyi, none urugo mfite ndurimo ntarurimo. Mwana wanjye ntuzigera uba imfubyi, uko byagenda kose ufite mama ugukunda. Nubwo mbabyara nkabamburwa, ariko wowe ntuzigera uva mu biganza byanjye. Biteze Ni byiza. ukari byiza Imana ishimwe. Furaisha rero nje hano ku bintu bibiri kandi ubinsubize neza nta magambo menshi. Icyambere, uzabyara ryari? Nzabyara Nese ntabwo byumvishije? iri cyo kubimbaza. Ndakubaza nawe ukambaza. Ntabwo nkizi. Ntabwo ukizi? Ntabwo uzi igihe wasamiye se? Ntuzi kubara se? Uri kubimbaza kugira ngo nawe uzamushyire mama wawe? Icyo sinakivuze. None uri kubimbariza iki? Kugira ngo mbimenye. Aha, simbizi. Ntabwo nkizi. Kereka niba iyo ndatari yanjye. Ntabwo nzi igihe nzabyarira. Ariko wingora. Weho uzi ntabwo uzi igihe watereye inda? Nese ninjye utwita? Nako mama. Uransubiza cyangwa ntabwo nsubiza? Ntabwo nkizi. Narakubwiye ngo tujye kwipimisha urabyanga. Ese nipimisha njye ndipimisha ninjye utwite? Nagiye kwa muganga banga kunyakira kubera ko utari uhari. Narabikubwiye wanze kuza ngo tujye. Nabwirwa n'iki gihe nzabyarira. Nese ndimaze kugira amezi angahe? Ntabwo nzi. Kuki? Nese kwa muganga bakubwira igihe uzabyara niyo baguteye inda? Cyangwa ujye kumenya igitsina utwite? Ntabwo nzi igihe nzabyarira. Ntabyo bigira bizakugora. Ibyo bigira bizakugora kandi bizakugora nigaramiye. Aho nibereye. Ukwanze kunsubiza mbese muri make. Urongera none turahuye none utangiye kumukera. Agasanima. Urarikoze. Erekezo. Hakuzi ko ugize agafizi ka karitsiye. Ako. Nza mumbabarira mu ndorere nk'uyu muntu. Nkawe koko ko umunsi wanjye wagenze neza ko nde ugiye kuyica. Umunsi uvuye kwicunde bakurinda. Ko ntumba n'imirimo bayigize ibisare. Ni umukuru no muto. Ubwo ni ukuvuga ufite umunwa munini ninde cyangwa ufite amenyo nk'ayifuko ku buryo yakubaje umunwa akaba ugize ibisebe. Tegereza zavuke. Naje mushire nyoko. Mukure mu kanwa kawe. Uranyumva? Ukanga ko n'abana baza kunsura. Ndi nyina narababyaye. Nzabaza. Mba naje mu mahoro niturije nagera ukaniza satani. Icya kabiri ngira ngo nkwihanize. Ahangaho uri niba ntawe waguteye. Ndagusabye. Uramenye utazangerera iwanjye. Hanyuma baza kuntuka se bambwira ngo nabagore bawe. Abo baba baturutse he? Ntabwo ari abawe. Ubwo babashotoye. Nkuriye hehe nabo? Ndabizi se. Ko njya kubona nkabona umwaraje undaraje. Wenda urabahamagara. Ubundi ufite abagore bangahe? Bisubira kureba.
inyundo ihonda amabuye ni yanjye ni yanjye icyo nta si impamvu ushaka kugira ngo umenye amabuye nahonze umubare wayo icyo ngikwiyamyeho niba ushaka amahoro ucare utuze nubura uzabimbaza ajye baza abantu ke bakubite bagira ubuhe nta bagukubite ubwo nyine ubwo barazuka batugukabendereza bazagukubita rero kandi ubwo niba bagukubita njyewe ntabwo bindeba ngira ngo wabyumvishije hari ikintu ushaka kumbwira nigendere ntabwo uragera mu nzu se dukora iki se njari we nshaka ndakubonye aho ngusanze naho ngaho ukabyara uri nica umuntu bazamumbaza urabutarica n'igikwa nani utarica n'inkoko ngiye ngo wanyica gerageza kuraburiza kwanza urampa n'amafaranga utarampa kuraburiza ku mugabo uri hano kare se none yego ufite video ze video waje uri umujyojo ubu ntucyishyura ifoni ako ubundi unataje ifoni kwigira radio dikaritsiye ubundi bikumarisha Imwe ko shinzwe imibereho myiza y'abaturage muri uyu mudugudu rero nawe ndagushinzwe nubwo utabyemera ariko ndagushinzwe ya umuntu ushobora kuvuga nkamwumva ni mama wenyine naho uzacana hano nabaza kubera kumenyera abagore babandi n'abakobwa bandi uzashidukana nyuko yehe wakamejeje kandi iki kintu ndakiri bato ariko ndiri batande waheri kuze abaretse waza tanze twumvikana tubanza tubivugeho ushaka kuri batande jewe ngaho mu ndori none umva yamaza reka mbivuge cyane maze baza babyumve uravuga ibiki se ubundi ni hano n'indubizi hari genda kubwira ngo umusore mwiza kura amaboko mu mufuko ukore nta kindi mbwira nta mafaranga ukeneye cyangwa ufite abandi bayaguha wese ntabwo uzi inshingano zawe peruka guhaha ryari ese ko nkubaza amafaranga ushaka ukandingana yo mugenze gute oheruka hano ryari se ahubwo wenda ngo ayo mafaranga ube warayahasize ariko si nuko ngo amafaranga nabyo bigiye kuba intambara aba yamvunnye bitashakaga n'igende ntubishaka urayisiga ariko rero nawe uranango nyuma no kubanza ahangaha nuko ngufitiye umutima ariko nawe ntabwo ubibona ahubwo uri kumbwira nkubaza umbaza ibisubizo mpabipfuye esera uvuga ngo abana ngo ndabatwara bari kubashobora abo bana si utaduta ngo ugende hari ikibazo bakabaye bafite urabizi iyo umuntu yambaye umwenda akawuhararukwa cyangwa akabona utakimukwira awukuramo ariko wari wabona umubyeyi bakuyeho umwana wari wamubona ukuntu ameze ariko aba bana n'abawe ntawe bakwimye none se utabanyime yaba mu kiruhuko bazaza kugusura ibyo nibyo nta kintu ubwo niba nta kintu mbwiye ndigendeye bye kandi ubu ni ukuvuga ngo undi mukobwa muri iki gihugu abuze umugabo mubura so ngiye navutse kugira ngo nshaka abo bakobwa banyu aha ni ukuvuga ngo ni ukugira ngo ujye mu bagore babandi urye ibyo utaruhiye akosunda abagore ariko umunsi nyir'urugo yabimenye abagore mfatira akaguru haruha se wanjye turawe wowe ntore umugore nigeze nkujya hejuru waburetse uvuze ngo iki oya banzu oya reka uri kwitwa n'umugore utari nyoko kubitwa n'ingoma njye tuziziriga hasi ivumbi rizatumuka
Karibu ntabwo nari nguherutse. Yewe naraye ndyamye ndakurota. Ariko nkabya inzozi jewe. Ikintu ngiye gukora ngiye kujya mpanurira abantu. Kubera ko ibintu ndose byose mpita mbibona. Wabishobora. Narose ngo wicaye ngo wigunze none nakuntu wicaye tu. Tata we. Ahora niki wamuntu? Ufashe ku myanya ndangakumiro. Ahora niki? Uje wese arantuka. Uhise akantuka. Nanjye se ngo tuke nibura niba aricyo wamenyerejwe. Ntubona binkwiriye nawe ntuke. Wanjijiwe se. Barinda bagutukuza. We wagiye ubatuka. Si umunwa k'umunwa. Asi nishobore. Ase uwo mwuka ufite we. Ntabwo nshoboye pe. Aho mikirano kwa nk'umusore w'abanyandakambara data. Yewe. Ubu barahunitse. Baraje bongere batwara. Uraje ubyara uratunetswe amezi 9. Imana ikwihereye akana. Baraje bahite bikorera bajyana. Kwari rwo namenyereye se. Ako uziko n'umunyorogoto. Iyo ukandagiye wizunguza wirwanaho. We gutebaza bakagutwarira umwana bakatwara wa mbere wa kabiri. Niba bagiye gutwara. Nyiranko utaranirwa garamye agira ngo ijuru riri hafi. Izina ry'Imana ingegera yanze imbere. Ingero zikaza kumwe ngo ugiye kumwarira umwana. Nayisharatura. Abonzi abo ntazi. Sura mugabo afubundi afite abagore bangaye. Mpapasi urebe ko nanjye ntabo umugore. Uzagenda. Aba namwemerera namubaburira mu nzu. Uzagenda Yangetura. Irasa n'igiki nabantwaye. Ubonetse wese araza kantu kandi umugore wa kanaka. Umugore wandurumvira mu mitungo gira gute. Ariko arakarwara bajye bavuga ngo bakita gakira. Je. Umunsi wagize akazi kenshi ariko wananiwe. Biri guterwa n'utuntu uri kunkorera. Aho ukomeza. Ikibazo no kuransinzira nakanye nyine kukuganiriza. Nta kibazo ndakanguka. Shashire wandebye. Aho Sho wandebye. Usikwiye kwikora nkabimbira mu. Basi ndaza kukwishyura mu masaha kuri. Sibyo ndabikora neza ariko tuganire. Hari ikintu kidasanzwe ushaka kumbwira cyane? Yego. Ngira ngo teza biri. Shira urankunda. Ntabwo ndakunda aho ndagukunda cyane. Shira hari ikintu wanyuma ugifite? Nanjye we nakwihaye. Ntazi icyo mfite. Ndebe. Nakumva inshuti yawe. Hari icyo ubona nakora muri uru rugo? Hmm? Hari ikintu ubona ntakora muri uru rugo? Urabikora kandi ukora neza. Shira. Igihe tumaranye urakizi. Yes. urukundo nifitemo rwose pe. Umuryango wacu ndawukorera. Ntabwo wanca n'inyuma buriya. Shiri ntabwo nakora iryo kosa. Kubeshya n'iki? Kubeshya n'icyaha. Akanyamunkuru. Akarwara ngo gatera mu bagabo akumva yava agenda. Ubwo nako kamuteye. None se ubundi kuki ubyemera? Wowe ubuza abandi bagabo. Ibyanjye Imana nizabikemura. Rero numara kubyara uyu mwana, dore nzagushakire pasi ikindi kigabo. Niba wumva utabaho udafite umugabo, nzagushakire pasi yangegera uyireke. Ntabwo nabishobora ibyo bintu. Shaho urigishwe. Ntabwo nabishobora. Uti cyanjye mba nyitangiye iki? Uti cyanjye bihiriye iki? Okay, ngoro none reka dusenge. Yesu ashimwe. Turirimbe se n'ibyishoboye. Turirimbe. Tujye no mu mwuka. Ndakukorera ikintu. Okay. Niba n'imbaraga zo gusenga wazibuze reka nkurangira umuti. Umugabo waramukunda. Ese umugabo mwabyaranye wa mwanga. Umugabo dufitanye abana 3 n'iyinde ya 4. Ngiye Nyirankotsa nshaka umugabo. Iki bikuru umugabo wanyigerereza. Wa mwanga se? None se naramuze.
yego sindi mwiza da ariko se kuko ndebye ubona nabura umugabo utagendera kuri gahunda zanjye kuri kondisiyo yanjye ntabwo twabana mu nzu wahuye igisebe nk'icyo nabonye cyakora kiriya cyo n'icyo umuvogo kiragakubitwa n'inkuba arakicwa n'agahinda arakahahira kwishyura arakata ni igisebe ariko yakugura umuruho abandi babonera ubuntu wampa urutonde rw'abagore afite kandi ugomba umufuhira bazajyane kandi nawe azi ugateka agatera inda bazajyane ariko abagore mukunda abagabo ko Nyirankotsa aho bigeze bazaze batwara n'ubundi mufite ntamufite yaragiye bazatware bajyane uzaza mushakira umuti zabohoza n'umuganga umutumiza ute kugihereza kikagaruka mu rugo rwawe akagukunda biriya bigore byose akabihurwa mbese wigira ngo ntibakiroze nawe uzashaka umuti kirogoze kigaruke mu rugo uribona kiriya kintu ari kizima baramurangije uriya rwose ariko hoya ntago namuroga ntiwamuroga ntago namuroga rwose zageze akarara gusa wabona imbaraga reka rimwe iyo agiye kuza araguhamagara arantungura mpamagara se njyewe yampamagara urabona uwo mwanya ufite ubwo se nabimenya gute ko yaje ntabwo uwo mwanya yawubona uzagira buri gihe kubera ko kigutungura Shareef nkora buri kimwe kugira tubone iterambere nanjye ngiye kubikubwira ko twarigezeho dukomeje no gukora kugira ngo tuzagere kure haruta cyane ariko Shareef ntakubeshye pe ibi byose mba ndimo tutarasezerana sigaye numva mvunikira ubusa none rero mugabo mwiza wanyemerera tukazasezerana ariko Shareef nkubwe ko isezerano ryiza rikomeye rifite agaciro riri ahangaha gusa Shareef n'abatari twebwe n'abadafite ubushobozi dufite uyu munsi babana basezeranye kuki njyewe nyimisezerano yes nimba umutima wawe nk'urimo koko byereka inshuti byereka umuryango dukurikiza amategeko icyo dusaba inshuti zawe ntizikuzi hari ubwo zisiba ahangaha baby ntabwo bihagije none se wumva gusezerana kwanjye nawe bizatuma iterambere ryacu rikomeza cyangwa rizahagaraho cyangwa urumva bizahindura iki mu buzima bwacu munsi y'intuze yishuka dushyiramo imigozi 3 nkuko ki imigozi nyine umwe hano gutya uganisha ahandi no ku maguru ku buryo nikiza kikaryama simbaraga se kuko wanazibona hanyuma naryama Nyirankotsa ikimara gusinzira uzaheri ko hano mu nduzirike ku buryo kitari bugire kitari bw'inyagano ukizirike arasetse ku izina ry'Imana ewe aha narangiza kuko hano niho hafite imbaraga kugira ngo kitego kubita imigeri tugenda uzirike no ku maguru uzirike n'ijosi maze ufate cyitwa inkoni ugitsibagure cyangwa ushyushye pasi uyicomeke uzuki erega yaraguramye uriya mugabo umugorore umubiri wose umugorore ebana umushyire ku murongo imikunjo yose mushiremo oya we mushireho ipasi umushyire ipasi umugorore uri ko yaba muzima uzubira kunumva mfite umushiha nicira umugabo ya ntabwo uzamwica mushireho ipasi wenda kubwiye ngo uzamwica mushireho ipasi nyine no kumugorora hari urupfu rurenze urwo no kumugorora gusa ntuzatere kuko abana atazajya uko yicara niyo ngiyo aho ukeneye ntuzahakoze uzamugorora nyine aho ubona yagoramye ubundi mubwira uti iki ni igihano ngo ubwo ni mu mutwe umva nkubwire ngo nzagorora mu gihagera uzambwire nzafata akamoto kihuse nzembe gufashamo akuzabanza umuzirike n'igitambaro mu maso kugira ngo atambura ubwo iyo migozi ayibonye
Ese rujya guhenahenwa rureba. Nahise umenya igihe kinjiriye. Umenya igihe yaje. Uzashyira utuntu tw'utugozi tworoshye twa supanete. Uzafate supanete uyice. Cyo karamburaho bityo ku buryo aryamye atabyumva. Uzirika imbwa. Oya rwose. Nsubiza yanjye. Ntabwo icyo cyaha nzagikora. Nsubiza yanjye nigendere kuko ntabwo naba natayiti cyane nze ngo nje kukugira inama. None nkurambure ibiganza ngo usengere nigendere. Tangira amasengesho aratangira. Njye gutera pase. Mana reba umujakazi wawe. Ni agacucu ubwenge wamuhaye nubwo impfabusa ntabwo azi kubukoresha. Ongera uzi ukabumbabumbe. Kunde buryo. Baby nzarushaho kwishima pe. Kandi wambwiye ko buri kimwe wagikora ku bwanjye. Aha. Nyemerera rero. Mana yake. Ibyishimo byo haraho bigarukira kubera ko twasezerana. Ariko birumvikana. Tumudamu mwiza ndakora ndi umusirimu. Ariko ntekereza ibaze kujya nko ku murenge ngiye kwaka icyangombwa bakubita muri mashine ngo ndingarago. Tekereza icyo kintu. Bigutwaye iki? Ntukibona? Ntago byiyubashye pe. Niba unkunda rwose mbabarira dusezerane ndakwinginze. Se Shareef ubona usezeranye nanjye waba usebye. Iyo uza kuba usebye ntabwo tuba turi kumwe. Icyo kirumvikana. Sibyo? Kandi ntegereza ko urukundo nduguha. Kandi nawe urabibona. Ese wumva urukundo ruzahindura iki kubuze? Uzankunda cyane birushijeho kurusha uko nkunda. Nicyo bivuze. No. Ariko uzaba unyubahishije. Shareef izi saha ntago. Ninde ugusuzugura? Oya pe. Njye niyagize umuntu unyibutsa ko ntasezeranye bimbera igikomere. Ubwo impamvu ni ibintu ufite mu mutwe. Ese abasezeranye ntabwo batandukana? Okay Shareef nawe ntago nkomeza no kukwinginga. Njye nkeneye ko dusezerana aho bigeze. Ntacyo ntakoze pe. Okay. Ko nimba wumva ugomba kumbabariza umutima nyine ukomeza uri inyimira. Wange ko dusezerana. Okay, Shareef. Tuza. Nzabitekerezaho. Ariho gusezerana kwanjye nawe ntibiri uyu munsi ntibiri nejo, ntibiri nejo bundi. Salo. Batwahamyeza. Ahabonye. Kose yabyifuza. Ariko havemo Nyirankotsa. Wese byakugwa nawe. Jewe. Ahagata nzarya tuke ryame kare. Ko nawe urasa neza muri iyi minsi. Kubera Imana si kubera umugabo. Ko nta nongera nkeneye. Wagira ngo hari umuntu uri kukwitaho. Ubwanyitaho aciye muzihenzira mu buhe buryo. Ameka se andusha gukorera amafaranga. Ariko Nyirankotsa kuba wigize isasu ukigira inkuba mu gico. Ubu nta muntu mujya mu byumva kimwe ko. Sibwo ngomewe. Ntabwo nyakangira agiye kuyo tuzaza. Turahiza abagore mwigira gutyo nimwe mugwa. Oya nyenda cyane mtoto mudogo. Ko mana yanjye ndagowe. Ahubwo shawe umva nkubwire. Musabe abacyaryo mukuru n'amafaranga. Umva muri ibyo. Cyangwa wumva ariko Ariko ndafata. kaho ndebera. Ariko ntabwo wakwicara n'isegonda ngo utuze. Wakumvisha icyo nkubwira. Kagira. Ndeba mwana ntago ntuje. Nziza burya. Sawa nyine. Tuzarira nawe urese Nyiramwe. Inzu n'icyo uyiririyemo. Ushobora kurara mu nzu nziza ukararurira ntunasinzire. Waraye mu karura asinzire. Urara wumviriza ku cyumba cya murumuna wawe umugabo bagiye kurarana. Asho. あ、 Asho. そう。 Asho. うん。 Asho.
ko nonose afite imyuka mu buzima wese woroshye oyo woroshye Nyemba ndi muto yashifoma iyo umaze kugenda buriya kugira ngo utaruzaze nuzuye neza cyakora bikora baby wallahi like seriously for okay thank you gusa nyine byariga ibyishimo byawe nibyo byanjye be akoke karanyishe tumva ntazi ariko nyine nicyo ngomba kuba mbereyeho ngomba kwishima nawe kwishima kugira ngo n'urukundo rwacu rukomere uranshimisha pe ugezayo ahubwo ngushaka ka recuperation umuntu akagarura agatege kuko umuntu aba yahatakarije imbaraga nyinshi pe wenda umuntu yarwanya n'ubushyuhe yajya kwitera amazi undi nkajya gushaka akantu ukagarura akayaje baby rwose gusa sha ko nicyo kikubuza amahoro dore ko abagore mwasaze ariko Nyiranko hari icyo ntakorera ukureba ku rugo rwanjye hari icyo ntakora icyo wakora cyose ntibanyurwa nasuze kuri mugabo wameze nk'agasekurume k'impeshyi yanyu sha wabyihoreye ngire gutya ejo bundi musabe kandi birambangamiye pe ndamusaba waretse tugasezerana ndabitaguja mu nzira ushaka gusezerana sha yarabyanze ese itegeko ry'u Rwanda rirabyemera ritabyemera sizi nitubanye imyaka tubanye hari ikibazo ako muri umunani ntiwamugize karyarwa ndumva ari kwiyoresha mu mazi yafu rugira ngo bamubwiye ngo amazi ni ubuntu sari byo mwishyura se umugabo wanyu byishyura sawa ngiye se nirwa ntakora nanjye najya nirwa nivuguta nk'igikeri shava muri ibyo ngira inama kuko Nyiranko ko dufite ibintu byose ntabwo twabuze ubushobozi wamba bari ukareka ibyo by'abana ukabanza ukangira inama ni igiki gituma umugabo wanjye tudasezerana ese ngaho noneho mufaza niba ubona ndi Imana mbaza ngo umwami kazi cyangwa ngo ni iki nakora njye se ndi umupfumu nyine abana bagiye kwa wa mugabo umushuti we abana babo ubushize baradusuye nanjye nabohereje ngo bamusure n'abana bawe ntabwo byaranga batunda bajyana kwiki batunda abandi mwari muri aho ariko Nyiranko uvuze ngo iki nyine wowe amahirwe ugira abana bawe urababyara ukabarera ukaba bafite hano uburenganzira abo bana bakajya no gusura abandi bana ariko da hari undi muntu ubyara ntarere wishwe n'agahinda wumiwe ufite inyuma yenda kumutubitsa agatuza aratwitsindigera mu gihe kwiki benge niba ubwirwa shenge we waratwite ese Nyiranko ushatse kumbwira ko umugabo wanjye afite abandi bana amajeste sawa ushatse kumbwira ko umugabo wanjye afite abandi bagore abana byo umuntu yasitara manza agahubuka aribyo umuntu asitara akigira gutya katuruka juru agasanga hari undi n'ababa bambaye abandi uri kwirambura agahita asitara akamwikubita hindi kinjira aho nawe utabyara no mu mayira kuko mbaze uti umugabo wanjye agira abandi bagore Nyiranko umugabo wanjye urancanze noneho burundu mbaye nk'ikigoryi oya nese ejye kuvuga kutabizi muri umuntu wese si umugore we ndabukunda bitaraba tikimagine nitubyara nk'agana kazaba gasa gute ikibazo bazamwibira kwa muganga wapi pera ukuntu azaba ari mwiza ikindi ako ni kaba gakobwa abasore b'inyarugenge bazambona nukuri azakubona se kutahereje nyina kandi ese byo bihuriye he n'agakobwa kagomba kuribwa nk'uko urya nyina abe barasetsa gusa icyo nakubwira cyo ni kimwe arega jya umenya yuko umupapa afuhira umwana w'umukobwa ukumushakira akazima gusa hako rero ni nayo yayo dushaka ukuntu tujya mu gukora dushe sibyo hari indi gahunda ufite nkwerekana tujyana
ushaka kuntamo se? Of course kwibihembo. Sha tujye guserebra. Ntayo pe. Ntayo. Nawe ukumbuye agafi? Ndagakumbuye fo. Bitanu ngiye kukujyana Abana botsa neza gafi bitarabaho kugeza. Okay. Nk'igihembo. Wenda nta nukomeze neza nka murumuna wawe. Nabaga mpitamo gusezera ubwo rwo wasezera. Usagiye gufata murumuna wawe udahari. Asezeranye nkawe gutera amaze kukugira igipiripiri cy'igipolisi. Murumuna wanjye we nta kibazo ntwaye. Akaba ari utuma tudasezerana. Nakubajije ngo itegeko ry'u Rwanda rirabyemera. None se afite irindi sezerano? Nese umugabo asezerana n'abagore bangana? Mwami Yesu. Ngira ngo nawe Bikira Mariya munyina Nyirankotsa. Umugabo wanjye afite undi mugore. Bisezerano mukuru bafitanye abana batatu twite n'inda ya kane. Kati kacu na Yesu. Kuki? Ubutabazi mu bashye kandi batandaraje. Nyirankotsa batari wa munwa wawe. Wese kivugisha no umwabo somo. Akadamu keza gafite mu ndahangana harya. Ariko icyo gifuka cyawe nk'icyazo. Gafite mu ndahangana kuriya. Yesu we. Ndetse ko bitabibona. Yesu we. Twite. Windushyi warushye, umugabo aragenda akakora ibyo akora. Akagaruka gakata we. Akaza karyama. Izo ni za misiyo zo mu ntara ajyamo. Yiko warono. Sahora na misiyo. Aba yagiye ariko ni na misiyo. Kuko babandi abagore hamwe bagategereza wa mugabo zakamujoga akagira ariko akamwemera. Abagore bafite umuco. Ibaza umugore ufite umugabo w'isezerano nk'uyu nguyu. Akaza akakugereka akagereka wana mwana. Ngore. Nyirankotsa ibyo wabimenye ryari kutigeze umbwira koko. N'igihe umaze ugenda hano. Bigeze bimbaza se. Bigeze umbwira ko ukeneye isezerano. Use kujya utambwiye ko mfite mukeba koko. Ufite amafaranga. Amafaranga sibyo nibyo baza hano kureba hano babona habuze amafaranga. Kuko hari ikintu ushobora kurangira umuti kikiraza Nyanza kikirebeshwa hejuru kikanga kuwukoresha cyakwanga kuwukoresha ukareba ubabaye kurushaho bitumwe bitumurangire umuti. Uravugisha ukuri uhemukiye ndetse kandi this muko bisumuti kara kadamu nyongera no kujya kukareba no kunuka nda kubyara kandi nako nagacuti kanje oya nako ntabwo nkazi mana yanjye ntabwo nkazi ariko ndakumva